Ubusabaniramana. Ubusabaniramana. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro Ubusabaniramana episode ya 3. Mu gihe ukurikiye iki kiganiro, kanda kw'iryo jambo ritukura subscribe niba utarabikora. Niba warabikoze ariko butarakanze kuri ako kayogera, gakandeho kugira ngo uko ikiganiro kigeze kuri uyu muyoboro cyangwa indirimbo ujye uhita ubimenya. Ntibagirwe kandi kwandika igitekerezo muri comment, kora like kandi usangiza abandi iki kiganiro. Urabutanze umuganda kuri buri mukristo wese ukeneye kumenya inzira y'ubusabaniramana nyabwo. Gendi Egide Nduwayezu, imiterere y'ubusabaniramana nyabwo. Mukundwa Filoteya, urashaka gutera imbere mu buzima bwo gusabana n'Imana kubera ko nk'umukristo uzi ko ari umugenzo mwiza unyura Imana nyirikuzo. Ariko nk'uko mu ntangiriro y'umurimo uyu n'uyu amakosa mato mato agenda akura kugera ubwo kuyakosora bishobora ndetse kutanashoboka, ni nako ugomba kumenya mbere y'ibindi byose ubuzima bwo gusabana n'Imana by'ukuri icyo ari cyo. Kuko nk'uko ubusabaniramana nyakuri ari bumwe gusa, ni nako habaho byinshi bidafite ireme benshi bitiranya nabwo kandi atari bwo mu by'ukuri. Bityo ukaba ushobora kwibeshya ugakurikira imisengere y'amanjwe kandi itagira shinge. Amashusho yose Arelius yakoraga yakurikizaga imiterere y'abagore yikundiraga. Ni nako n'undi wese rero yiyumvisha ubusabaniramana akurikije ibyo yikundira n'amarangamutima ye gusa. Umuntu ukunda gusiba kurya azabona ko ari mu nzira nyayo igihe cyose yasibye, nubwo umutima we waba wuzuye inzika kubera gushaka kwibabaza. Ntazatinyuka gusoma ku nzoga, yemwe no ku mazi ntazakoraho, ariko ntazatinya gushora ururimi rwe mu maraso ya mugenzi we ahora avuga nabi ndetse anamusebya. Undi azibwira ko yateye intambwe kubera ko avuga amasengesho menshi buri munsi, nyamara ibyo ntibimubuze guhora avuga nabi amagambo ababaza yuzuye ubwirasi n'ibitutsi mu bakozi be bo mu rugo n'abaturanyi. Undi yikora ku mufuka agatanga imfashanyo y'abakene abikuye ku mutima, ariko ntazigira na rimwe yikora ku mutima ngo akuremo impuhwe zo kubabarira abanzi be. Undi we azababarira abanzi be ariko atajya na rimwe yishyura imyenda arimo hatabaye aho amategeko. Abo bose rero twavuze hejuru, rubanda babita intangarugero mu busabaniramana kandi atari byo. Ingabo za Sawuli zashakishaga Dawudi iwe. Mikali afata ishusho y'ibumba ayifubika imyenda ya Dawudi, maze abemeza ko ari Dawudi ubwe urwaye wari usinziriye. Igitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa 19 umurongo wa 11 kugera kwa 16. Ni nako rero abantu benshi bifubika ibikorwa byabo byiza ariko ari inyuma gusa, hanyuma rubanda rukagira ngo ni abantu b'intungane, nyamara mu by'ukuri ari amashusho na za baringa zishushanya ko zisenga. Ubusabaniramana nyabwo kandi bw'ukuri koko, muvandimwe Filoteya, gushyira imbere ya byose urukundo rw'Imana, kandi nabwo nta kindi buri cyo uretse urukundo nyakuri rw'Imana. Gusa si urukundo rubonetse rwose. Iyo urukundo rw'Imana rwuje umutima wacu rwitwa inema, rugatuma tunezeza Imana. Iyo ruduhaye imbaraga zo gukora icyiza rwitwa urukundo rwa kivandimwe. Ariko iyo rwageze ku rwego rw'ubutungane, aho rutaduha gukora icyiza gusa, ahubwo rugatuma dukora neza tubishyizeho umutima, tukabikora kenshi kandi tudatindiganyije, icyo gihe nibwo rwitwa ubusabaniramana. Otirishe ntiziguruka, inkoko zo ziguruka bizigoye, zarara kandi gake gashoboka. Ariko kagoma, inuma n'intashya zo ziguruka buri gihe, vuba kandi zikagera hejuru kure cyane. Uko niko abanyabyaha batagana Imana bakorera ibikorwa byabo byose ku isi kandi bakabikorera isi. Naho abantu bagamije neza ariko batarashyikira ubusabaniramana bagana Imana kubw'ibikorwa byabo byiza, bakabikora rimwe na rimwe bazenduka kandi bibagoye.
ariko abantu bateye imbere mu busabanyiramana bashyikirana n'Imana kenshi vuba kandi ku buryo bukomeye. Muri make, ubusabanyiramana nta kindi buri cyo kitari ubw'inyakure n'imbaraga za roho zituma urukundo rukorera ibikorwa byarwo muri twe cyangwa se twe muri rwo, tudatindiganyije kandi tubishyizeho umutima. Nk'uko urukundo rutuma dukurikiza muri rusange amategeko yose y'Imana, ubusabanyiramana nabwo butuma tuyakurikiza vuba kandi neza. Niyo mpamvu udakurikiza amategeko y'Imana yose tudashobora kumwita mwiza cyangwa kuvuga ko afite ubusabanyiramana. Mu by'ukuri, kugira ngo ube mwiza ugomba kuba ufite urukundo, no kugira ngo ugire ubusabanyiramana ni ngombwa ko hejuru y'urwo rukundo wagira ibakwe mu gukora ibikorwa birugaragaza. Kubera ko ubusabanyiramana bushingiye ku rukundo rukomeye, ntibutuma tugira gusa ishyaka n'ibakwe mu kubahiriza neza amategeko y'Imana, ahubwo budutera n'imbaraga mu guhora twishimiye gukora ibikorwa byiza dushoboye, atari uko tubitegetswe n'abandi, ahubwo ari uko tubigiriwemo inama cyangwa tubimurikiwe mu mutima. Kuko nk'uko umuntu ukirutse indwara atangira kugenda gake asindagira kandi yiremereye, ni nako umunyabyaha wababariwe akurikiza amategeko y'Imana gahoro gahoro kandi bimugoye, kugeza igihe agiriye ubusabane buhamye n'Imana. Kuko icyo gihe nk'umuntu muzima ntagenda gusa, ahubwo ariruka ndetse akanasimbuka mu nzira y'amategeko y'Imana. Byongeye kandi agenda yiruka mu nzira z'inama n'ibitekerezo bishingiye ku ivanjiri. Agenda yiruka mu nzira z'inama n'ibitekerezo bishingiye ku ivanjiri. Mu gusoza iyi ngingo, twavuga ko urukundo n'ubusabanyiramana ntaho bitandukaniye, mbese nk'uko umuriro udatandukana n'ikibatsi cyawo, kuko urukundo ari umuriro wa roho, iyo rwagurumanye cyane rwitwa ubusabanyiramana. Ku buryo rero ubusabanyiramana ntacyo bwongera ku muriro w'urukundo, uretse icyo kibatsi gituma rurushaho kugira ishyaka ndetse n'ibakwe mu gukurikiza amategeko y'Imana no gushyira mu bikorwa inama z'ivanjiri. Umwihariko n'akarusho by'ubusabanyiramana. Mu guca intege Abayisiraheli ngo ntibajye mu gihugu cy'isezerano, bababwiraga ko ari igihugu cyica nabi abagituye. Ibyo wabisoma mu gitabo cy'Ibarura umutwe wa 13 umurongo wa 32. Bashaka kuvuga ko umwuka waho wari warahumanye cyane ku buryo nta wahaba igihe kirekire. Byongeye umenye ngo abaturage baho bari bihanyaswa birya abantu nk'aho ari isenene. Nuko rero muvandimwe Filoteya, isi ihindanya uko ishoboye kose umugenzo w'ubusabanyiramana, yerekana abantu bafite uwo mugenzo nk'abantu barakaye, bahora bababaye kandi bafite agahinda. Batangaza hose ko ubusabanyiramana butera amasura y'akababaro kandi ko kutihanganirwa. Ariko nk'uko Yozuwe na Kalebu bo bemezaga ko igihugu cy'isezerano atari cyiza gusa, ahubwo ko no kugitunga byaba byoroshye kandi bishimishije, ni nako Roho Mutagatifu akoresheje umunwa w'abatagatifu bose n'uwa Nyagasani Yezu ubwe batubwiza ukuri ko ubwo buzima nsabanyiramana ari ubuzima butuje, bukeje imitima kandi buteye igikundiro. Isi ibona ko abakunda Imana basiba kurya, bagasenga, bakihanganira ibitutsi, bakita ku barwayi, bagafasha abakene, bakarara basenga, bagakumira uburakari, bakiyumanganya, bakitsinda kandi bagacukubira n'irari ry'umubiri, bagakora n'ibindi bikorwa byinshi ubwabyo bigaragaza ukwigomwa gukomeye. Nyamara isi ihagararira ku bigaragarira amaso gusa, ntabwo ibona ko ubwo busabanyiramana buvuye ku mutima butuma ibyo bikorwa byose biryohera umuntu kandi bikoroha. Itegereze inzuki ziri ku rurabyo rwa timi, zihavoma umutobe usharira zikawuhinduramo ubuki, kuko ari wo murimo wazo w'ibanze. Bantu b'isi mwe, nibyo koko roho zikunda Imana zihura n'ibizigora mu kwigomwa kwazo, ariko ibyo zibihinduramo uburyohe n'umunezero. Ku bahowe Imana,
umuriro, umunyururu, inkota byari nk'indabyo n'umubavu uhumura, kubera ko bari abasabanyiramana. Ni ubusabanyiramana bushobora guhindura imibabaro yose ikaze ndetse n'urupfu mo ibyishimo. Niba ubusabanyiramana bushobora guhindura imibabaro yose ikaze ndetse n'urupfu mo ibyishimo, buzagenzereza bute ibikorwa by'imigenzo mbonezamana? Isukari yoroshya ububihe bw'imbuto zidahiye neza kandi igatuma izihiye cyane zitabora. Nguko uko ubusabanyiramana ari isukari nyayo ya roho. Ni umugenzo mwiza utuma umuntu ashobora kwigomwa nta gahinda, yahura n'ibimushimishije ntibimwangize. Abakene ubarinda akababaro, abakire ukabarinda guhangayikishwa no kwirundaho iby'ikirenga. Uhoza abashikamiwe ukarinda abatoni ukwikuza, abigunze ukabarinda agahinda, naho uri mu bandi ukamurinda kurambirwa. Ni umuriro ususurutsa mu itumba, ukaba ikime gihehereye mu mpeshyi. Uwo mugenzo umenya kubaho muri byinshi, ukihanganira cyaba icyuho cyangwa agasuzuguro, byose bikagira akamaro. Ukakira kimwe ibyishimo n'ububabare, kandi ukatwuzuzamo uburyohe buhebuje. Mwitegereze urwego rwa Yakobo, rwo shusho nyayo y'ubuzima nsabanyiramana. Hagati y'inkingi ebyiri z'urwego, aho imitambiko yo kuririraho ifata, twahagereranya n'isengesho risesuye, urukundo rw'Imana n'amasakramentu arutanga. Naho iyo mitambiko yerekana intera zitandukanye z'urukundo, aho unyura uva ku mugenzo mwiza ujya ku wundi, umanuka gutabara no gukomeza abavandimwe, cyangwa uzamuka watwawe n'isengesho kugeza ubwo wunga ubumwe n'Imana mu rukundo. Ndabigusabye witegereze neza abari ku rwego. Ni abantu bafite imitima y'abamarayika, cyangwa abamarayika bambaye imibiri y'abantu. Nubwo bakuze gato ntiwabikeka, kuko bagifite imbaraga no gushabuka mu bya roho. Niba bafite amababa yo kuguruka bagana Imana mu isengesho, bafite n'ibirenge byo kugendana n'abantu mu biganiro bitagatifu by'urukundo. Amasura yabo meza ararabagirana, kubera ko yakira ibintu byose mu mutuzo n'amahoro. Imitwe yabo, amaboko n'amaguru bigaragarira bose, kubera ko ibitekerezo byabo, urukundo rwabo n'ibikorwa byabo nta kindi bigamije atari ugushimisha Imana. Iki gice gisigaye cy'umubiri wabo cyambaye ikanzu nziza yorohereye, kubera ko mu by'ukuri bakoresha iyi si n'ibyayo mu buryo butunganye kandi buciye mu mucyo. Bagakoresha gusa ibyo bakeneye mu buzima bwabo. Ngabo abantu b'abasabanyiramana. Umva mukundwa Filoteya, ubusabanyiramana ni umutuzo nyamutuzo, ukaba n'umugenga w'indi migenzo myiza yose. Ni urukundo rw'agahebuzo. Niba urukundo ari amata, umugenzo nsabanyiramana ni amavuta yarwo. Niba ari ikimera, uwo mugenzo mwiza ni ururabyo rwacyo. Niba ari ibuye ry'agaciro, uwo mugenzo ni igishashi cyaryo. Niba ari umubavu w'agaciro, uwo mugenzo ni impumuro yawo. Ni impumuro nziza ireshya abantu kandi igashimisha abamarayika. Ubusabanyiramana bwinjira mu mihamagaro yose no mu mirimo yose. Imana irema yategetse buri giti kwera imbuto zijyanye n'ubwoko bwacyo. Ni nako itegeka abakristu, ari bo biti nyabuzima bya kiliziya yayo, kwera imbuto z'urukundo z'ubusabanyiramana zihuje n'umuhamagaro wa buri wese. Yaba umuntu w'igikomerezwa, umunyabugeni, umukozi wo mu rugo, igikomangoma, umupfakazi, umugore washatse, umukobwa, abo bose bahamagariwe gushakashaka ubusabanyiramana, buri wese mu rwego rwe. Ni ukuvuga ko agomba kubuhuza n'imbaraga ze, imirimo ye ndetse n'inshingano afite. None se Filoteya we, birakwiye ko umwepiskopi yabaho yitaruye abantu kimona ki nk'abihaye Imana b'abasharitiri, cyangwa ngo abashakanye bange kugira imitungo nk'abihaye Imana b'abakapusini? Niba se umunyabugeni yiriwe mu kiliziya iminsi yose nk'uwihaye Imana, uwihaye Imana nawe agahora mu mishyikirano n'abo hanze ashaka kubafasha
nk'umwepiskopi. Ubusabaniramana nk'ubwo ntibwaba busekeje, bwarataye umurongo kandi butakwihanganirwa. Nyamara ibyo bikunze kubaho, maze isi idashishoza cyangwa itanashaka gushishoza ikitiranya ubusabaniramana bw'ukuri n'amabi y'abigira intyoza muri ubwo buzima, igaseka kandi ikagaya uwo mugenzo mwiza, nyamara utagize aho uhuriye n'ibyo byose bidafite umurongo. Filoteya rero urabibona ko ubusabaniramana bw'ukuri ntacyo bwangiza, ahubwo ko butuma byose bibaho nta makemwa. Igihe rero bubangamiye umuhamagaro usanzwe w'umuntu buba atari bwo. Ibyo rwose ntawe ubishidikanya. Aristote yagize ati, uruyuki rukura ubuki mu ndabyo rutazangije, rukazisiga uko rwazisanze zigitoshye. By'akarusho, ubusabaniramana nyabwo ntibwirinda kwangiza umuhamagaro cyangwa imirimo, ahubwo burushaho kubitaka no kubigira byiza. Utubuye utwo ari two twose tw'agaciro ushyize mu buki tuvamo tubengerana, buri kose mu ibara ryako. Ni kimwe rero nuko buri wese arushaho kunogera umuhamagaro we igihe awuhuje n'ubusabaniramana. Icyo gihe umuryango ubaho mu mahoro, urukundo rw'umugabo n'umugore rukazira amakemwa, umutegetsi akubahiriza inshingano ze. Muri make, imirimo yose igakorwa neza kandi ikanyura bose. Ni ikosa rikomeye ndetse n'ubuyobe gushaka gupfukirana ubusabaniramana mu buzima bw'abasirikari, bw'abanyabukorikori, mu ngoro z'abategetsi no mu ngo z'abashakanye. Nibyo koko ubusabaniramana bw'uburangamiramana gusa bwa kimunaki cyangwa se bw'abihaye Imana ntibwabangikana n'imihamagaro twavuze haruguru. Ariko rero, uretse ubwo buryo butatu bw'ubusabaniramana, hari n'ubundi bwinshi bushobora kugeza ababa mu buzima bwo hanze ku butungane. Aburahamu, Izaki na Yakobo, Dawudi, Yobu, Tobi, Sara, Rebeka na Yudita barabitugaragariza mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishya, Mutagatifu Yosefu, Lidiya, Mutagatifu Krepini babaye indakemwa mu gukunda Imana, bibereye mu maduka yabo. Mutagatifu Ana, Mutagatifu Marita, Mutagatifu Monika, Akwila, Purisila n'ababigenje batyo mu ngo zabo. Mu bari mu buzima bwa gisirikari twavuga Cornelius, Mutagatifu Sebastiyani na Mutagatifu Morisi. Mu bari ku ngoma ya cyami twavuga nka Konstantini, Helena, Mutagatifu Ludoviko, Umuhire Ame na Mutagatifu Eduwaridi. Habayeho ndetse n'ababuze ubutungane mu gihe bari bitaruye iby'isi, nubwo byasaga nk'aho ari byo byakagombye kuborohera kugira ngo babugereho, ahubwo bakabubonera muri byinshi tubona ko bitoroshye kugira ngo umuntu agere kuri iyo ntego. Mutagatifu Geregori atubwira ko Loti yari yarakomeye ku buzima bwe akiri mu mujyi aho yari atuye, ariko akaza kwiyanduza ubwo yari yitaruye isi. Aho turi hose dushobora kandi tugomba guhora twifuza kugera ku buzima bw'ubutungane. Wakoze kubana natwe mu kiganiro ubusabaniramana. Izindi episode zabanjirije iyi ngiyi zose ni kuri uyu muyoboro ubusabaniramana.